Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabaramukije mwese abazinduka tugasenga mu gitondo, buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, ndabashuhuje, muri kumwe nanjye Mame Ebenezer. Karibu dusenge. Yesu, 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 hallelujah, Yesu, 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 urakwiriye Yesu, Yesu, hallelujah, Yesu, 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 hallelujah, Yesu, 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 hallelujah, Yesu, 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 Shalom, Yesu, Yesu, amen, amen. Umwami ashimwe, umwami ahimbazwe, umwami yamamare, amen. Reka dusome Yesaya 65 umurongo wa 23, baravuga ngo ntibazaruhira ubusa kandi ntibazabyara abana bo kubona amakuba, kuko bazaba ari urubyaro rwahawe umugisha n'Uwiteka hamwe n'abazabakomokaho bose. Iki gitondo nifuje ko twasenga tugashimira Imana iduhaye umunsi tukabaho, tugashimira Imana igira neza ikadusubiza umwuka ku buntu. Twamara gushima Imana kandi tukasengera umunsi wacu, twawushyira mu biganza by'Imana. Hanyuma ariko umuntu wese aze kwibuka gusengera abana batoya, ubasengere, ubatureho umugisha, ubashinganishe mu maraso ya Yesu. Nubwo nta bana waba ufite, usengera abana b'abaturanyi bawe, abana ba bene wanyu, isi yose, abana b'isi yose, kugira ngo babe amahoro, abana bamererwe neza, abana barindwe cyane, barindwe ikibi cyose. Niko Zaburi ya 90 ivuga ngo ikibi cyose, Imana ibarinde ikibi cyose. Zaburi ya 91 niko ivuga, Imana ibarinde ikibi cyose. Haleluya, haleluya, amen. Umwami ahimbazwe. Ngo ntibazaruhira ubusa, atubwira Imana ngo Mana ntituzaruhira ubusa kandi ntituzabyara abana bo kubona amakuba, kuko bazaba ari urubyaro rwahawe umugisha. Haleluya, Imana itugirire neza. Bazaba urubyaro rwahawe umugisha n'Uwiteka hamwe n'abazabakomokaho. Mana turagushimiye papa, turagushimiye. Iki ni igihe uhagaritse kongera kuruhira ubusa, kandi ko mwami n'abana bacu atarabo kubona amakuba. Turagushimiye. Haleluya, haleluya, haleluya. Ntago tuzaruhira ubusa Mana. Iki ni igihe cyo kuvuga ngo kungoye yo kuruhira ubusa. Hari igihe abantu baruhiye ubusa, hari igihe amaboko yakoze aruhira ubusa, ariko urabishoje, ntibazaruhira ubusa. Ndagushimiye utaruhira ubusa, ndagushimiye utazabyara abana bo kubona amakuba. Ndagushimiye Mana, turagushimiye ko mwami ari urubyaro rwahawe umugisha nawe. Haleluya, hamwe n'abazabakomokaho. Uri Imana yibuka generation en generation, uri Imana nyiri ubutware n'ububasha, uri Imana nyiri ubushobozi n'ubuntu, uri Imana nyiri imbabazi, uri Imana yera, uri Imana nziza, uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana yo kubahwa, uri Imana yo kwizerwa. Ndagushimiye mwami
ko tutazaruhira ubusa, ndacyabyatura ko tutazabyara abantu bakubona akaga n'amakuba. Turasenze papa kubwo amaraso ya Yesu byari bisatiriye abana bacu, indwara byose bitava ku mwuka w'Imana byose bikurweho, kuko wirahiriye mwami ko tuzabadara no kubona byago n'amakoya mu izina rya Yesu, kuko azaba ari urubyaro rwawe umugisha. Turagushimiye abana bacu wabahaye umugisha, turagushimiye mwami ishimwa, turagushimiye Yesu, turagushimiye Yesu. Adonai, himbazwa mwami, ratwa, singizwa mwami, ratwa mwami, none n'iteka ryose. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Umunsi mwiza.